wega kuru match ya Arsenal buretse nagwenga Arsenal igira umwaka ku makipe azamutse igira kumwaka ku makipe azamutse amakipe yose azamutse tsinda Arsenal kandi yakubitira Emirate twereka tuburana off mic ngubwira ngo Arsenal barayitsinda iri joro ari umugabo twahuye aramira ngo ubunye kujya mfana amakipe abiri iyi sezo ikipe iri gukina Arsenal afana Liverpool bamwe na Liverpool jereka ngubwire gatoya ibyo bintu cyitwa umwaka Arsenal igira umwaka umana iri joro Arsenal Intwaro Iramanukana mu kanya tugiye kubabwira 11 bari probable iyi Arsenal ibitego bice iri butsinde Coventry ibitego 4 ariko buretse trust me mbikubwiye twicara buretse ngubwire ibitego 4 buretse bibiri half time bibiri full time buretse ngubwire uri uzko Coventry ari ibura nemeze nka Arsenal mu kiciro cya kabiri utabona izikubise zose iriya kipe ya Frank Lampard uskimaranye imyaka 5 ariko gatoka nkubaza none buretse ubujye ku buryo ngo ikipe ngibaza imyaka 5 ngije muri Premier League gutsinda ikipe championship none se nkwaza kibazo Brentford iza ntabwo kwakweza Arsenal reka nkubwire gato icyo gihe Brentford tsinda Arsenal ntabwo Arsenal yari champion ntiyari izamutse ariko reka nkubaza ubi Arsenal uri kuvuga uri kuyumva cyangwa ni kuyumva uba uri kuyumva rero ukaba uri kumvukana n'amagambo ya Mikel Arteta yatangaje inkuru ikomeye cyane bamubajije ngo kuba aratwaye Premier League iyi season igiye gutangira uriyumva gute aravuga ngo nibwo bwa mbere bagiye kuyataka ngiye gutangira season ndi comfortable noneho iyo bivuze ashingiye kuki gato ni witegereza uburyo Arsenal yubatse abantu iguze hagati mu kibuga ni Rice ongeraho Gimarees inyuma ni Saliba wavunitse ongeraho Ezri Konsa utirengeje ko Muskera hari imbere ku ruhande rw'ibumoso hari Martinez ko turabonamo Aku Zoris izo deliverance zose ikoze urabona ko zari zikenewe noneho iyi Coventry ahubwo ndabyongerera rya 7 nyine banzo mfite urugendo ukubwira none sasa urumva uziko ko uko abonye Arsenal ya dominye yarano na Coventry niko yazamutse rani dominye urumva nayo waruzi se ikipe yatsinze ku byinshi umwaka usize mu Bwongereza ndabizi urumva bitakomeye ako se yabitsindagize nyine kari muri championship gusa reka mubwire icyo uri kuvuga none nimuri kwisuzugura Man yavuye muri FA kuwe muri ngiye reka nkubwire urayibuka oya ko se urazana amakipe ari kuri pano ukazanamo na Man y'umwaka mu cyiciro cya mbere se oya ariko sa Arsenal Man yaje muri 3 za mbere reka nkubwire ubwo batagira bizba ikipe mu cyiciro cya kabiri ubwo Brentford yazamukaga muri 2021 hari ku itariki 13 z'ukwezi kwa 8 icyo gihe kapiteni wayo yari Cristiano Ronaldo uriya nundi waraje muri Arsenal uri muri Arsenal irekuye ajya muri Everton Arsenal Emirates yatsinzwe ibitego 2 ku busa icyo gihe Brentford yari komeye David Raya ufatira Arsenal icyo gihe ari umugardiya wa Brentford Arsenal yari 2-0 Norgard ku cya kabiri bayikubise ibitego 2 uyu Norgard tware kwejo bundi niyo wayitsinze niyo bavana nibwira ngo Arsenal yagize ku 70 nyine banzo umve nibwira ngo Arsenal ni ikipe igira umwaka ku ikipe zizamutse urumva kandi none bakazizana Emirate zirayihanobera iri joro urumva nyamara bashobora kwambika ubusama baba inkoko ya Arsenal gato reka nkubwire wenda icyo twemeranye Premier League ni championnat irani predictable cyane buriya itandukanye na Rwanda Premier League ari Rwanda Premier League ubuzi ko APR yatsinda gasore ubizi ko Rayon Sport iratsinda wenda iyo mukuru reho gabigoranye ni ibintu nuvuga ngo ni formule bipanze idahinduka ariko Premier League hari urabirya agakipe karaza kakakwirukansa icyakoze wenda ikintu wabwira nka cyumva abakinnyi ba Arsenal man none urikona bari gukira afite ikintu bashaka noneho reka nkubwire kuva mu myaka uskina Arsenal niteze kira baseriye ku rutumwa kushize jereka nkubwire icyo ntekereza ikipe yateruye igikombe yararyohewe yumvise uburyohe bwa cyane buri utabona Man City yaraza ikazikubita kuri ya impeccable kandi yateruye igikombe yumvise uburyohe kandi rega n'ikindi ubu ngubu abakinnyi bose bamaze kubona ko bishoboka no kuvuga ngo rero icyo ndi gukubwira iyo motivation buriya niba arikosa Enzo Maresca yakoze no gutsindwa bira bitego bingana ndabyemera nanjye kuko gutsindwa bira bitego bingana kuriya ukabitsindwa n'ikipe muhanganye ubwo se urumva wizeye iki ubutaha nje ndabona Arsenal yatsinze bira bitatu kandi shaka nkubwire Man City yageze aho ngaho irawubura irawubura kabisa umva yageze aho ngaho irawubura tubona biranze rwose neza ngero mbona ko mumboni zanjye nje ndabona ko byanga bikunde aya makipe arabirya erega aya makipe arabirya pe erega urumva buriya reka ubwire n'ikindi kintu ngenge mbona ndetse cyo kinakomeye muri ibintu
ndetse cyo kirakomeye muri bino bintu ku buryo unabona ko ibintu biba biri na seriye cyane nuko iteka ryose buri ko champion igiye gutangira Premier League wari usibye ko bavuga ngo Arsenal wenda iri hejuru kuruta izindi kipe ariko Premier League ntabwo igitangira kuvuga ngo ikipe izagitwara ubu bafite miliyoni 10 Arsenal izagitwara gato reka nkubwize ukuri ngiye nshobora kuzishyiraho ni ukuri kw'Imana ndanarahiye n'abantu badukurikiye babyumve ntabwo ushobora kwicara unyumvisha ukuntu ekipe yikagura uwari kapiteni erega atandukanye kuba kapiteni n'umukinnyi usanzwe kuzana uwari kapiteni w'ikipe nka Newcastle ukagenda ukazana umukinnyi nka Ezri Konsa utwaye Europa League urumva ukarifiye n'ikipe muri Champions League umukinnyi waje agakina akagera ku mwanya wa gatatu muri World Cup man ni silent killer ni umukinnyi cyakora ibintu bidasanzwe harya Aston Villa sine kipe ikinnye super coupe ikanagera na Arsenal ariko ntago bamukinishije ari bamaze kwakira kazaje ariko niyo ziri konsa muri duel zose ziri won kuganya duel yabaye wa mbere mu ba defenseur bakina center back abo wa mbere mu gutanga imipira kuri uyu mu defenseur afata umupira akatanga pass complete niyo bayi wa mbere muri Premier League unsobanura ukuntu akurikirana na Magaresha Konsa n'uwa mbere Magarese akaba wa kabiri abo bantu babiri ubwo bwumvane muri defense urabwumva ukuntu bungana uzanye Bruno Guimaraes hagati mu kibuga mu midfielders niwe wa mbere muri Premier League waganye duel nyinshi uribaza amatako akaba successful ayo matako abe hasi abe hejuru ni Bruno Guimaraes noneho cyakose ukibona ikintu uri kumbwira nka cyumva neza umukino uri kumbwira neza ni Bruno Guimaraes uvuye mu gikombe cy'isi kandi bavuyemo mbere atanze assist enye nabonye ubona Brazil aravuyemo nabonye ura mutipe umunyakenya Mayikoweko akabida rwa Arsenal uri mutipe fana mani ti Arsenal timusanzwe mufite defense ya mbere mu Burayi no mu Bwongereza none musizemo na Ezri Konsa ati Arsenal Arteta what do you want ushaka ikirono mushaka gutsindira ikirono ubwo aramufana wa Liverpool twaganiriye abameze barabakinnyi bose muzajya mutwara muri EBS ndamaze nose Chelsea abo yari ifite yabatwaraga muki ahubwo uri bukasezirangiye Chelsea nko mu kwezi kwa gatatu kwa champion hari abakinnyi ba Chelsea byageze ubwo bajya ku kibuga zirane benyine bategurira ikipe n'abakinnyi babo zikajya zuzura abandi bakicara ku ruhande akora abonye kuza rushoka ndetse nabonye ko na message undi yicaye hasi asimbujwe mu gikombe cy'isi noneho cyakose reka mubwire iyi na Arsenal igihe cyose nabonye Arteta kizana Bruno Guimaraes nese mana ko champion bayitwaye ariko nkibona bashyize mu defenseur Ezri Konsa ngera ise Champions League bitonde umva reka nkubwire Champions League abantu bitonde ko rega Arteta afite ibanga rimwe abara buriya yari yaribaze neza habaye akantu gato kuko musikara ari umwana kuri ya penalty ya Kivic cyane undi ari Arsenal baratwakira hariya byari byarangiye ereka none sureba uvuga ngo Arteta yizera uko mubona defense nicyo cyambera stick defenda mbere yo gutsinda ko aravuga ngo ndagutsinda kimwe ndakiryama umukino kirawucyura kandi koko nibyo ariko none gako akizana Guimaraes nese mbona kagiye kwataka nawe muri interview bamwaje ngo how are you going to defend your champion aravuga ngo I'm going to attack kuko erega impamvu aravuga ati Declan Rice azajya bari inyuma kwa kundi sibyo noneho Guimaraes nawe Odegaard bawutware Guimaraes uko mubona afite karite ebyiri Guimaraes arajya kinisha uruhande rw'ibumoso cyangwa shot Odegaard akinisha urwa Bukayo cyangwa shot nuko mbibona ni Arsenal kwigiye ko yubatse impande zose none urebe igitego cya kabiri Arsenal yatsinze Man City Odegaard yafashe nuvuga ngo baro yavuye kwa Madueke ayihereza Odegaard itahindura kwande kwa Tsori umva yisahindura ku ruhande rw'ibumoso bari vuye mu ruhande rw'iburyo Tsori agarura ku mutwe kuri Kai igitego cyagiyemo gutya uvanga Arsenal impande ebyiri zo gaturika nkubwire unshobora kukubaza ngo wari kubona Arsenal itsinda gito nka kiriya bari vuye ku ruhande rumwe ikajya ku rundi igatizamo hagati igitego kikaboneka ugasanga yakira noneho urumva hari umufana nanjye twaganiye mu Chelsea arambwira ariko se ngo Arsenal isanzwe itangira ya mbere ku rutonde none ngiye guhita ifatiraho ibuza ati basore yatangira ari ya mbere akagira indi banze ikabikura tujanga bikunze Arsenal uwo munsi wa mbere yabararivuye ko hari gezanganya gaze gatazijya imbere cyangwa se bigatsinda igati imbere ati none itangiye ubuye ati iki gikombe baratuye
gusa njye nabona gato ari nk'ibibaye atuntu twigiye kuturya kuva ku munsi wa mbere kurinda birangiye ari nk'ibintu bibaye Arsenal igatwara iki gikombe bikaba peka gitwara iki cya kabiri bizatoka mu bizukuri amakipe none Arteta nemera ko agiye kuyobora pe kwanza nibigera kuri match ya 10 Arsenal ari ya mbere bazakura kandi uzukuntu match za nyuma za Arsenal uzukuntu zoroshye cyane uzazirebe none ubundi igikombe burya muri zira match za nyuma eshanu cyara no kigendera ifite mu kipe bworoshye za Sunderland ni amakipe nyine mwahura uri gushaka igikombe ukazikubita byanga ukazitsinda icyakoze ahantu nabone ko bikaze nimba ihura no muri Vare nka Man City akarya 3 oya birakomeye half time ikarangira yari oya birakomeye pe gakoreka umbwire oya ikarya 2 none wumva nkubwire nahandi ukabonera rukotse nyine reka umbwire simbona izi buri Arsenal kinusha ni bakipe regana za Man zirakomeye ariko ikintu Arsenal izirusha ni Swadi player hanze kuri bench uninde uvuye bench uje mu kibuga aratanga iki ubu Man U hari abakinnyi ngenzi benshi bavunitse ariko abaje mukabona ni bisanzwe ubu Bruno Fernandes avunitse ko bimeno ntabwo yazanga bikini reka aho ndakora hino pe yakina neza ariko ntiyageza ngira defense Kanyundo Martinez avuyemo Martinez kare hasi gato kuko narebye match ya AC Milan nkumi oya Kanyundo muri bane abagenda cyangagena muri Argentine Kanyundo agenda muri Argentine gusa we babo muri kuri match ibitego 2 mu bitego ndo bari 4 babatsinze ni ibya Kanyundo pe koko se niwe bacagaho bigendera birukana cyane n'umunaniro wa Argentine gato nta by'umunaniro shari kumunaniro umuntu warutse ukwezi kurenga ubwo se ubwo ni ubyita umunaniro agiye kuza agakina match zecyaraje kuri abizagenda bite ariko se none ko nabonye Messi azabitinda ariko ngo Messi yakubise umuntu urushyi ekada ego ko Messi Lionel Messi muri kuri match Inter Miami yagarutse ajya mu kibuga atangiye gukina umujaba nyina muturuka inyuma kuri system Messi yaramaze gutanga arazaga mubwira ibigambo byerekeranye no kuri byerekeranye nyine ni bitashimishe Messi bari kwibaza ni kuri papa yavuze ni ku mugore we ni ku kisi Messi yasahindukira amukubita igiki cyane inyuma ku mutwano video abayibonye none ngo ruba ukameza ngo gafatira ibihano ariko ahubwo atese ko Messi atajya rwana kora muntu ajya kubita byagenze bitera de gote yabaye iki ariko nyereka ko kuri Arsenal ngaho tanga intsinzi rubwino ubona kuri Coventry bo ngiye mbere yo gutanga intsinzi ndayo tubanze turebe kuri 11 bari bubanzemo kurana rw'ikipe ya Arsenal probable lineup nta nge ya Coventry sinayitayeho cyane reka nta kinivuze probable lineup rero nitumara kuyireba tukareba imbaraga zirimo tukareba uburyo ikipe ari champion biraduhereza kumenya ngo mbese iri joro gutsinda match birashoboka abantu barabishimye cyangwa wabaye oya kankubwire ubu abafana ba Arsenal byo tutabashutse mube murya kare kwira Coventry bazi imyaka 5 yegeranye mube murya kare mu mwe kare atazuvuga ngo badushutse urabona kanone kiri gako kiri na seri abona byito bimenye sezisize mwatwaye igikombe naragitwaye kandi sumwe muri ikipe ivuye mu oya ibyo ntabwo babigeranya mani yatwaye championship indi ya Premier League buretse so ubwa mbere ikipe ivuye championship yagit ubusa yitwaye ihanganyira gwa rigiye orasha byo byore so ubwa mbere ikipe witera Arsenal buretse so ubwa ntago kwatera ubwo so ubwa mbere ikipe ivuye championship Ngizi bakorema akazi kandi ya kipe niyo kipe ya mbere muri kipe zose ziri mu Bwongereza yatsinze ibitego byinshi last season urumva ko nabizamu bararyumva ariko se nkubaze yakinaga reka tubazije muri reka tubaduhere mu izamu ndumva ari ntashidikanya sumu Espanyol cyane ni David Raya ni impeccable kabiri Ben White nta nubwo twanatekereza Kepa ni muri championnat twamubonye Kepa azageza afata ubwo bwa FA bwa Carabao buraho ngaho kuri kabiri wari umaze kumuvuga Ben White Arsenal kuri iriya kabiri yabo mu bigaragara urabona yuko Julian Timber ntahari ariko kunyagira ikibazo Arteta ubwo yatangaje kadahari aga kunyagira ikibazo nitegereje neza rero ndabona ko iriya kabiri nta wundi muntu wice utari Ben White nkuba nibaza Ben White aramutse avunitse cyangwa hagakerwa bikangombwa kasimbura ubu kabiri yajya wundi kandi ziri konse yaguzwe Yesiri konsere gakina right back na center back ntabwo yahita kina gutese ubu iyi match ijoro se ya Coventry oja ntabwo yahita kina avunitse ijoro se mana yaje musikara yajyaho amaye nka data neza rwose akata kabiri iyi musikara cyane rwose Arteta ahita Risa akamukinisha ngara ajya gakinisha oya arikira iriya mibare yavunaga parité rwose musikara aza kabiri narayise nawe yagiye kuri reka tubanze dusoza urutonde turajya kuri gatatu ni ihame ni Karafia ya hari ni Karafia uriya mutaliyani gusa ikibazo cye urabizi nawe agira imvune nyinshi imvune zitabaho buriya ntabwo mwizeye ko reka mubwire murare uriya match nyinshi azakina muzarenga 5 ariko akazara gakora match 5 ayo siku minota 15 nyene saba kindi yego nari bari pikenera amanota nga nuko nyine nakundi
hagati mu kibuga hagati mu mutima wa defense ibyo byo ndumva bitari gusubirwaho ni Muslera na Magalhaes tujya hagati mu kibuga njye uko mbibona nizere ko ari ubutatu butagatifu reka kuraho kuko reka nkubwire kapitano Odegaard ntitubitindaho arabari ku 10 sisi ko biri kose izikana Rice umunani Miles Lewis kuko reka nkubwire Gimaresh afite akantu k'imvune ntago wabibonye afite ubwo ahubwo hari uriya munani bidasubirwaho muri uwo mwana Miles Lewis katumwe nta tugendeye ku magambo Arteta yatangaje ngo he is not for sale he is here to stay cyane ari hano kuhaguma ntagurisha ndabona ko Miles Lewis kuri iyi match ari bubanze cyane kandi attention ni umukinnyi wo kwitonderwa witezwe ibintu bidasanzwe ino sezo Lewis akina uko waba ukomeye kose nta kibazo tujye kuri attack 11 miliyoni tumijyaka Christ Zoris ntago tubitinda amaze gukaba kandi iri joro arusha Martinelli nawe numwe mu bantu bari guhindura aratanga assist ngenda byizeye karindwi ni Mr Assist karindwi ni wa mungu se yashyizeho utunwere ikibazo ni kimwe urero nsiyemo na Madueke uzwo Madueke amaze gusatira urwego rwa Bukayo neza gusa Bukayo murusha ikintu kimwe gutsinda gusa cyane Madueke wa finish ubundi Madueke ameze nka mwana barase kwiruka akiruka agarenga iwabo ubusirizo baranze wa Madueke cyangwa ari Bukayo karindwi ni Bukayo Arteta arabashaka kurasa cyane karindwi ni Bukayo atake ngenda bana hariho Kai Havertz ako Kai mana kuko reka ubwire Arteta aragutungura kabanza Jesus oya ari ikintu cyantangaje Arteta yanze kurikura Jesus amaze kubona ko Jesus atazagenda byambabaje ntabwo nabikunda reka nkubwire gato reka Jesus staze pio muri za Carabao ikipe igihugu buriya niba ari ikintu cyatumye Man ukora ibintu bidasanzwe gato niba ari ikintu cyo gutuma kira Arsenal ku mwanya wa mbere nkabona iri butwari champion biyoroheye nuko ira bifite swad play te ubwoba afata ba Jesus abashore muri za Carabao cyako so mwana ndabyemera urumva yabanzemo just Kai abagena nko ari imigwira ariko arabitsinda reka muri Kai arabahagaze imbere cyane kubera iki nta ramfort ikenewe hagati harimo Rice harimo na Skeri barihagije Kai araguma imbere kuko zira baro za Odegaard na Zoris zigomba kubona umuntu ugomba kuzikina kandi niba ari umuntu ugira finishing Kai iri joro reka niteze ibitego 5 ngeri jo nabikubwiye urumva ngenda bigusubiriramo Arsenal ni 5 ariko rero bafana ba Arsenal murye kare gakunda abashuke okay nanjye nabibabwiye murye kare bitaza kuza kwanga kumanuka zirancisha nako harana sauce iri ni Premier League iriya sauce irancisha zirimo ikipe imwe muri Championship ifite amafaranga yaratwe iri joro miliyoni 440 440 se wanyana 770 ubusazi wanyana yakoye muri ziri gera kabubwire gato Arsenal ubundi urwego ngende kwipimiraho izahure na za Man turebe ese ugira ngo si Man yonyine kuba nka Liverpool njya mbona ntayiba Liverpool yo ntakindi ntabwo Chelsea nyibara nanjye trust me nje ndabona ari Man niyo muri vare wa mbere ndikubona icyakoze gakureka umbwire reka umbwire iri joro trust me atagira ikintu kiba Arsenal gahusha ndakurebere kurikirana sezo yose nta n'ubwiri bunahusha erega na Arsenal buretse mubwire Arsenal sezishize muri match 5 za mbere yari tamaze gutakaza match ebyiri ariko nanjye nteguza abantu ni Arsenal itagira itsinda ikaba zigatangiye ukaryoherwa no kubibicayo ikabitangira ntacyo mbije ubureka nkubwire Arsenal ni ya kipe iragiye ujyaho abafana bati no karabaye none yagitwara bo baragiye babona ibikoze babone yagitwara abaheters bari kumbwira ngo ndafana ikipe ebyiri muri no sezo ndafana ikipe mpana niba ari cyane cyangwa Man U ajye mpana n'ikindi yose ikina na Arsenal gusa gatoreka nkubwire birumvikana kiramutse twaye igikombe cya kabiri yabitangiye kuvuga ngo amakipe ndi imbere ibikombe byose kaba katangiye ku cyane none se reka nkubaze niba Guardiola aje mu myaka 7 akitwara imishoro zingahe 5 kuko Liverpool mutwayemo kimwe Arsenal mutwaye iki ariko umva imyaka 7 yonyine Premier League 5 Arteta nureba ukuntu akiri muto imyaka 10 hari irazarenga na 15 none se reka nkubaze Ferguson yamaze imyaka 27 muri Man Arteta amaze imyaka uyu wa karindwi imyaka 20 Arteta ari ifite imbere ko aracyari muto
Luis Ferguson yavuye muri Man U urya kandi gakumurikije Premier League ukuntu imeze Arteta mu myaka nka sigaje azatwaramo nka 12 Arteta ubu uri kubaka gutya afite ndebe tumeze gutya ba Josh Kroenke abantu bamaze kure kukagutya Arteta erega buriya sezo kuri sezo umuntu agenda ku ni nuyitegereza sezo ya Arteta akize uko yagiye kuri yagiye improving niyo mpamvu giye mfite ubwa ko Arteta ashaka gutwara iki gikombe no anazirusha ahubwo iyi sezo araziye akaza kazikubita gaku nabwiye ngo champion giteye kurombere ziri muri gaku nabwiye ngo sinzi impamvu Arsenal ndi kubona iyi sezo irabiri seriye kuruti yabandi iri seriye cyane erega impamvu rega gatoya yongeyemo Pio zifunga ahantu twabonaga haraje gasiye 11 bakayibana neza 11 yireka erega Martinelli buri cyozo twagira ni kimwe nuko yaba atari kwiyumva muri Swad kandi ikindi cyozo ura kuri Martinelli yiyumva nk'umuntu maze igihe hariya ku buryo kugira ngo haze undi muntu amusimbura mu banzanyemo Martinelli we icyo gihe ahita bihangayikira ariko reka nkubwire nge nguhaye shwa uyu muntu witwa Martinelli yakira ko tuzorisi yabanzamo kumva ko yaza gasimbura agakorera umwanya nawe kumva ko ejo yabanzamo iya Arsenal irakora akantu kadasanzwe tutegereze ture irakora akantu kadasanzwe kandi gatoya reka nkubwire ikindi kintu niteze ngiye kuri Arsenal y'ubu ngubu uzareba Arsenal icunga handi bigiye kurangira igiye gufunga Amerikato igahita ikora ikintu cyahatari ariko uzi ngo yagiye kugura eze tubibona gute seze gwara byari byarangiye ko byari byarangiye championnat yatangiye yari yatangiye sibyo none eze ko yakinnye na Chelsea icyo gihe ahubwo reka ngubaze muri ari umuntu witwa Yerdiz Alvarez na Victor Osimhen urapreferende ko yaza muri Arsenal uko mbibona cyane ndabona ari Yerdiz Yego se Bradley Barikora nawe aje byatugwa neza oya Bradley Barikora ajya muri Liverpool ndiko nateje gusa nabonye byagoranye nyine harimo ibintu by'amananiza ariko sinibaza impamvu kwa ko nubundi bura Barikora ntagiye azongera muri Paris Saint-Germain muri Paris Saint-Germain baramaze kumvikana baranabizi byaramaze kujya hagaragara byararangiye icyo mbona ngewe iyi Arsenal iriyo nje nawe ari farashi gusa oya ariko ayo kunagwa byiti farashi imwe gato ni farashi twemeze ko izazi gace kuri Liverpool Sobozora buze ko yaratwishe gato Sobozora bushize yari isha Arsenal iyi ni akoze Sobozora zakinawe nyine twe Liverpool ko tukamanota nese zishize yadukuye hane gato muri areka nkubwire ira moment yari cya gitego cya Sobozora sha ira ni Katyusha sinzi ukuntu wayivuga oya ariko nyine ibyo ari kubwira umenye ko byanga ubuze Arsenal izagitwara yani beaten oya unbeaten ntabwo bishoboka nanone unbeaten mwana unbeaten uri kuyumva niyo mpamvu ndi kubwira mbwira nti bya ishobora ko na challenge ebyiri eshatu akabaje ikipiriseri ikaba yambutse ariko niba tayicunga gato niba dacunga ya Arsenal harashya na unbeaten yayikora no unbeaten none ariko se reka nkubaze gato ubushize reka ngurugero ubushize Arsenal yakinnye match 9 noneho match 9 itarinjizwa si ugutsindwa itarinjizwa igitego ariko kugeza ubwo Pep Guardiola bigeze muri match ya gatanu yaravuze ngo reka twizere ko umunsi umwe izinjizwa igitego ariko nyine amagambo yose atangira guhinduka ibyo Guardiola bivuze hacemo izindi match enye ariko nyine icyo ndi kukubwira urumva Premier League ntabwo kicara kuvuga ikipe ngo yajengeje kudominanga izindi urumva nizirega nazo zagiye zikora ubutransfer nabura se ureba ikipe ishobora kuza idafite Swad ni Arsenal ikakwirukanga nikakigutwara ubuse Liverpool yatitije ubura ifite Swad ngana gute Liverpool se gata Liverpool ari ifite umutoza Leicester se yari ifite bura Leicester nayo yakoze ikintu kiza rega bura kiragiye gatoya Leicester yakoze ikintu kiza byo twakwita nko kwiba umugono yibye umugono kandi byarakunze ariko izo ni oya nubu byase ko rebye Premier League igihe kirekire byabaye ryari bibagace cyane bibagace ariko nubu byabonye bijya binabaho ni gake uretse iriya Leicester ntayindi kipe itwaye igikombe yoro erega akuruka ko Cesar Arsenal yatsinzwe match numva ari 5 yatsinzwe match ya Aston Villa erega gutangira kuzitsindwa ni gute ni gihe Saribari yavu uretse ngo yatsinzwe match ya Aston Villa itsindwe ya City itsindwe ya Liverpool urumva itsindwe ya Brentford ya Banimuf yatsinzwe ni yewe ko yatsinzwe ni ya Man U match 5 zuruzuye se katwumve Liverpool itsindwa na niyo Brentford Banimuf itsindwa na Man U itsindwa na Man City na Sunderland Aston Villa urumva match 5 ariko ni muri match 38 aho ngaho rero ni cyagiye Serbia yagize ikibazo cy'umugongo ariko Arteta ntiyabitangaza na body ntibabitangaza batangira kugenda barwaza wibuke ko na nyuma yaje kugeza igihe avamo neza bigeze je uko mbibona kiriya gihe iyo Saliba aguma ari Saliba reka nkubwi Ezri Konsa ntaje
konsa ashobora kuza nahite ariko kuva amenyere Premier League iki kuva amenyere Premier League abayimenyere we nibwo bugoma Arteta ari gukora ari buri utabona ari kwirinda abakinnyi bo hanze Arteta arimo araza abirebe kuri Zubimendi araje arakora neza arakora ariko ageze igihe kaba karagudutse kandi n'ukuri Zubimendi ntabwo ari umukinnyi mwiza cyane yarakoze Zubimendi cyane witegereje ibitego Zubimendi yatsinze ni bukitego cyo kuri Brighton kuri kona bari bakase iriya shoti Zubimendi kuri Aston Villa ari pass Odegaard yamuhaye akabamo ahita atsinda igitego icyo cyari cya kabiri agitsinda Emiliano Martinez mu nguni Premier League gato Zubimendi yarakoze gusa reka nkubwire turimo dusoza icyo kwitega hagati kuri wowe urabona muri iyi match y'ijoro ari iki icyo rukiri Arteta aratangira abiye yiyereka bakeba akaba nubwo Brentford ishobora kuzigakina neza ariko ngira kubona magoro matanu bitego 5 uri kubonamo 5 mbwira byize nk'abarabitsinda rero uko byagenda kose ubukipe butomboka yabonamo igitego kayo bisanzwe aragisitaraho Raisi butarabukubita ego bari butere kona umuntu witwa Magareshijuga ko arakinubamo Zoris ntacyo mubonana Zoris aratanga assist 2 iri joro ubwo indi assist akaza kuyihande indi assist ya Victor Gyokeresha asimbuye ego okay nje prediction nanjye mbona ni ibitego 4 byibura 4 ndabibona nje ni 5 nje 4 ndabibona hari ibitego cya Kai Zoris ari butsinde Eze araza gutsindira ijoro igihe cyose agiramo tudasize Odegaard ntabwo ari butsinde Kai nakimuha Gyokeresha ahubwo ashaka kuza kugitsinda ntabwo ashobora ukipe buto Gyokeresha arakibutsinda match zose nabonye iri joro twese kubona mask ifite ku maso match zose Gyokeresha yakinnye ariko cyari ukipe buto araka ikipe arayikubita byanga bikunze bwana reka dushimire abantu tugende cyane gusa gato ndagushimiye cyane uko biri kose ndizera ko turyohereje abafana ba Arsenal cyane reka rero mbashimire cyane nitwa Gakuru Jean de Classic nari kumwe na mugenzi wanjye Sifa gato de Classic amaro y'Imana bane namwe bigirana byo garuka amaro y'Imana bane namwe shalom ibombo Klatinade.